Cerebral Studio. Betty, bego mwaka mwe nawo. Betty. Ya, musaza. Bimeze bite? Makuru Shimana. ariko cyumusi sigiye mushaka gukura kandi umukeneye. Ahubwo nje ndibaza ni gutuma mpamagara mu gitondo nk'iki ngiki kubaga ko wagira ngo guhamagara mbirasha man. Mva bro, man. Ubu ndaremerewe ku buryo utabyumva. Cyumusi nta kintu uri bufata. Ye baro ndimo ndanywa gashyushye. Abuma. Jama breakfast mbana yafashe mu rugo. Se jewe kubizi njyama ikiwe cy'umwana. Ahubwo kubitubagura nje ndimo ndajya mu rero Ngira ikibazo mfite. Njyewe mperutse guhura nawe. Aracwishubiriza neza. Arambwira ati sinshaka kuzongera kumenyana nawe. Maze se Iva byagenze bite ko numva ko mbwira nabi ibintu ntazi. Nuko kugira ngo neze bari abakobwa bawe. Abakobwa ko ntabazi. Baguteza gute? Ndagira ngo ngire inama nabuze ikintu nakora. Nese byaje byo bimeze bite? Baby koko kumuzi. Baby nuwo kuryoshye. Ntabwo baby ari umuntu waje ugati ndamushyira mu rugo. Ntabwo Nijya mu mwagaga man. Yego. Nese amahitamo yaba ari baby na aryo doda ni Bamwita Eva. Jere reka mugina. Ega nanjye utabona gutya byarancaye. Buriya wamenye ibyanjye ntanasi. Ya, abimenye. Narajya nyikarazeho byatari ndabihorera. Ndupandi. Okay. Tayari. Ubu tuvugana rero nje nibereye kumwe na arakandi kana turi kumwe. Kabungu. Ndabaza abasore bigigesha. Umbwira ko wari wawe twari turi kumwe muryoshye. Ahubwo rero sha buriya. Buriya rero nimba ushaka umugore wikundire Eva tu. Eva n'umwana mwiza. Ukakwirukanka ku bintu nka biriya ni ninja mwana. Ese reba nk'igihe mugendaniye cyose amafaranga kuri siko buriya nanjye buriya Eva nanjye buriya namutunga mwana. Sha, bro. Ubu sinzi icyo nakubwira. Sha, bro reka nkubwire. Njye nari ngo umuganga ngire inama. Kuko nabuze ikintu nakora kugira ngo Eva abashe kumenya. Kuko Bibi ngo yaramututse bimwe bidasanzwe. Nzi ko nawe izo kata zitakunanira mwana. Se iyo ubona njyewe ana buriya ntureba buriya nuko utazi story yanjye nana. Buriya njyana nabaye mukebeto. Ubere kumwe na mimi. Ariko urumva duhuje umusaraba ariko nawe jya wideburira nk'umuntu w'umugabo mwana. Sibyo se? Ikindi kandi nanjye mba ngiye mu kazi mwana. Fatira agashyushyu kawe tayari nanjye ngiye mu kazi. Siko biri se? Okay, sawa nta kibazo bwo turi kumwe turaza kuvuga. Ndagafusha nk'umwoko buriya naragukunze mbwira useka neza ureba neza bro wadora Karabaye burundu Nanjye mu mutwe rwose aya ni ukuri nzatekereza
bitekerezaho ibyo gutekereza uzi neza ko ufite ku mutima wanjye batekereza ariko iki gihe ntabwo boroshye njyewe ntabwo ndaba iki gihe kandi ntabwo wibura b'iki gihe numva ku bwanjye kuko habaga b'iki gihe nubona cyangwa yaba b'iki gihe bivuze ngo baratandukanye mama urengera wow nawe ubundi burangiye we uza njye gusa ngira ikibazo kimwe burengiye ikibazo ngira ni kimwe ndibana tu ni ukuvuga ngo iwacu bose baba muri Canada bivuze ngo natwe twigira Canada birumvikana kabisa wapfa ko nyine yego Canada cyangwa mu Bufaransa iyo mu mijyi za Ethiopia yose iyo mu mijyi cyane twibera mu buzima bwiza turi hanze tukajya niba twatembera i Burayi hajya mu rugo ubana na papa na mama yego ibyo wowe ikintu ugomba kubabwira ni ukubabwiza ukuri kuko ufite umutima ugukunda bitasana ukwirubira byo gupfa babwiye koza no kubasura cyane nzaza gusa kuba yenda nkunda ko aribereye hanze yumvikana ariko n'ubu ejo bundi ngiye kujya muri Ethiopia njye nguruka muteje ntabwo nguruka maribere mu kirere nk'inyoni uzansigara ugiye kujya hanze ntari kabisa rwose we muturebera akantu ko kunywa sha ngo mbwire ko nawe igisore cyiza ni ukugenda gukunda yego sawa mbaza kama kuzaho nawe ndi rwose ni sawa cyakora imana irareba semana domina amahirwe kuba nkundana nawe ibyo rwose nje no kujya hanze tuzijyanira hanze twibereho neza ariko mana uti ni wowe wanjye yego ntabwo nshobora kugusiga ntuzansiga pe abaho ntabwo udahari yego yego nawe amaze kugukunda cyane nawe ubundi icyo wambwira ushobora guseka neza semana yakoze uyu mugoroba nasohokanye n'igipapa cyari cyiza umva yanguriye inkoko umva twanyweye twariye sho uzi ukuntu byari bimeze zimfashe ntabwo uzi ukuntu byagenze we sisita reba bari abana bicaye hariya buriya si abajura kandi bagufata ku ngufu mazi wenyine bagufata mu izina rya Yesu ku murongo wo muri kwamamaza mwebwe mwaje gufunguza gusa muturutse ahagana ikigaragara cyo mugenzi wawe uyu se muravukana cyangwa muri abaturanyi mwaturutse mu gace kamwe zamu we zamu urareba kuva aho wabereye wigeze ubona abantu baza kuryama ahangaha ku gipangu cyacu bavuye he ubusiye aho wabereye se tuvuga ko utigeze ubabona mbabarira ubinjize mu nzu umuhariye ureba hano bicaza ubahereza ibyo kurya rwose mubabarire pe haguruka shaka urutse mugenzi wawe ndabona ufite igifite akabaraga bari banasinzira shaka umva hari barashaka bari bakubise urumva umuntu ari kubirya twari ikibazo ubwo si uko nta bindi bihari ngo mbongere ese shata watetse ibindi basi
Basi muzane ndi kubashyiriraho n'ibindi. Muzane mbashyiriraho n'ibindi. Ndakira n'amazi. Gusa arashobora kunywa reka mbanze. Sheri, uriya rero umunsi wa mbere nkubona narabonekewe, wumve ngo narabonekewe. Uzi ko nsigaye nteshaguzwa niyo ndi kuvuga ishapure rwose ntashiduka navuze n'izina ryawe. Bebe reka mubwire, nakubwiye yuko nzagusohokana tukaganira nyine. Hari ikintu washaka kukubwira nyine. Sheri, ikintu nashaka kumbwira kuko utambwiye kuri telefone ngo ni igiti koko. Kuri telefone ntabwo biba bihagije. Rega umuntu mwiza nkawe ntabwo nakubwira kuri telefone. Reka nanjye neza amatwi mbwire rero. Ndagira ngo nkubwire rero ubuzima bwacu. Sheri, uzi yuko kuva nakubona numvise mbonekewe cyane. Nabonaga ari nka marayika nibonera rwose wigendera mu muhanda. Bikira Mariya yagarutse mu Rwanda. Koko se Sheri. Niyo mpamvu rero nakubwiye yuko ugomba kugusohokana tukicara ahantu tukaganira. Se Sheri, ubundi ikintu utambwiye kuri telefone ndumva akeneye amatsiko pe. Ni igiti. Serious? Bibi reka mubwire. Naragukunze hahandi navuye no mu byanjye byose. Sigaye no gusenga rwose mvuga ishapure nkateshaguzwa nkashiduka nakuvuze mu mazina. Sheri, koko se nukuri cyangwa uri murambe? Nukuri. Reka kurangaraza. Uri muranera imitoma umva yayindi ya kera ariko. Uzi ko iyo mitoma nyeruka nyiga nko muri primaire. Nese byibuze byasaba iki kugira ngo wenda wumve yuko ngukunda? Ugiye wirangara please. Reba hano. Wirangara rwose. Ntabwo ndi kurangara. Ni wowe nkunda rwose havuyeho Imana. Imana niyo ya mbere nkunda ariko wowe uza uyikurikiye. Bikira Mariya wigendera rwose muri Rwanda. Nukuri rwose uburyo nagukunzemo ntabwo wabyumva. Sha urebye rero nibyo uri kumugana nubwo ndi no kubyumva. Uri muranireta ibintu biri aho nyine bya kera. Ubwo wagira ntabwo zivuze aho tugeze. Shaho ngurira agatelefone se nkaka. Shavuga undeba. Sibyo bebe? Urimo urarangara cyane. Yewe ntabwo kurangara. Ubu noneho ndashaka kukujyana none kugusohokana ahandi hantu harenze, kukujyana ku mazi, sibyo? Sibyo? Prepara como gukora. Ufite isoni? Yewe. Ufite isoni? Reba hano nkubwira kandi ku mutima rwose. Ubwiraga yuko nkunda kumba ukunda agafaranga tujabutse uragenda no love iyo ukunze uba ukunze ntujya utatira igihango kandi waralarutse uragenda no love. Sheri, ikintu utambwiye kuri telefone kuko ukaba warashatse kukimbwira twasohokanye cyane ufite amatsiko pe. Yagira ngo nkubwira kandi ku mutima. Nkubwire ko ngukunda cyane rwose. Wirangara nkubwira kandi ku mutima. Sibyo? Ndashaka kuguha inka niyayo. Kuko se Sheri. Cyane rwose.
kwirangara reba mu maso yanjye nkubwire ndagukunda cyane reba hano si kuri kurangara cyane Actually munda kareba nta kibazo ntabwo byitayeho The life to put the point, the work I do my family never give up because God is above all. Yeah man. Kumbo kunda gafalanga, tujabo tulagenda. No love, no love. Iyo kunze ubukunze, ntujya utatira igihango kandi ngalalalo tulagenda. No love, no love. Abasole bakubeshya batangira kukwanga bagusebya bikomeye bati nta kigenda in the bed no love in your heart no bola semani semani wa rusako wema orye nyama nyanyi murazihinda no semani ndafite akabazo kamwe Ngoranzo bayindaya kuma Yesu usigaye genda nisa nifungwe man Nose kibazo man usigaye baye shamba hari hirya nyine tu hano bita muri Colombia Nose nukibana kuva cyagiye wamba nyine tu kuva cyagiye nyine amazi nyine kubona ko nyine mu rugo nyine sa naho ndi kugenda nkura mani ndita mbakwepa nyine nigira abagabo nibera harakoze ngo akazi mfite akazi mfite iduka ra hepfo iduka nkoreramo barabita kwa makabosi tuhazi se kwa makabosi habe imyenda y'abasore myinshi cyane ne y'abakobwa n'inkweto n'amafoto ibintu byose ndabicuruza ngende ubwo si abari handi muri step down munsi y'ahandi munsi ya step town handi aho nkorera kabisa nyine tu narebye none nabimaze iminsi ndi n'umushomeri ubundi buri womaye nakazi wamunangiriye neza byo gucuruza imyenda sirabeza kwa kazi kose bawe ariko mani wajya ubanzura ibyango mba nambaye nibyango by'abastari rero ngiye haguje nk'ibyango dore ugucika wa ariko mani uri n'urugigo uyu mwenda wabona ucitse reka ariko nyine mani izi ni style nshyashya ahubwo bagukubise gutyo ugahita ukavura nko kuri iki cyango cyawe urumva mwinshyushye ya gutyo kagenda batubagashyize twahebye abana bose bahita bastara bakintu yewe bari nkubwiye hano rezi ko mfite igikwe mwana wowe nzi mwana wowe nzi yewe Sam mukubise mu magoma je ibintu byane byo kuza mani izo ni za kabiri z'abarara bitawuni ngero zambe basobanurira nyine mani cyane ugenda uzunguruka mu bakobwa do hano epfo gutya nundi kubaka epfo hariya ndeba gutya biriya bibanza byose oya mfitemo kimwe nanjye ntango nakwirya urabizi turi inshuti ariko nyine umwana muteretse mu magunge birarangereye ariko ni wanyu bakuremye oya mani sasa ngubwiye ko mfite akazi nkora mani nkora ibintu byinshi ndacuruza arandi mani ndiru mandi kukina nyine abera hanze njye naranakina sigaye numva mfite agahinda mba numva reka nkubwiye sigaye mfite agahinda ku buryo numva nashima no mu mutima ariko nkabura aho ncisha intoki nukuri agahinda karanyishe narakennye mani aracyasetsa none reka nkubwiye rero reka tugende sibyo turaganira ariko ngo wayirande hano no mu rugo urabizi usanga uhansanga no mu rugo subize kuva kera kana no mu rugo kandi kera buriya waranandemeraga mwana ngewe buriya ngewe ubukene bwanjye n'ubwo ndaherekera ndi umukene ariko urabizi ko na kera twajyaga tunigana mwana ukajya unamfushiriza ukamana n'ubuceri mwana ukaba n'igihuma n'ibicwa mwana nkahita njya kwirira utuntu urabizi we ntaribi kwa twongeye guhura nta kibazo cyane se cyabo bakita ndemana umurye sha waratsa sha zaba nkubwira tugende ntari ndiga kubaza bani reka tugende ariko ntari bakinyereka cyane yo icyitoki cy'amategeko y'umuhanda cyane nukuri kwimana gaye kuva nabongeye ese ntubona wa musobera nkubona bana nakubonye ndakwitegereza hano ricaye ndebye amabuno none ndebye ku mutwe mbona kumuseka ndavugira ngo umukobwa nakwiranye n'inga Sha nanjye niko n'umusambere nahise mukunda pe ugenda tumutwara nka tuna dufite 12 buriya kumarira igiko agashero rega nubwo ari shire wanjye ni musaza wanjye ngo twatiri gupanga nyina akantu ka business cyakora sinye kubeshya ubundi ngiye n'ubaye mwishu alfa na omega kuko se sheri
reka umbwize ukuri mbese ni indoto wagira ngo ni mudarota ubu ntabwo no gutegereza ko turi kumwe wanejeje ku buryo ibisekuru zabo nzapfa nkwibuka niba bibaye na ngombwa nakwandikaho n'igitabo shasheri ni ukuri nawe uranshimishije maze ngo umuhaganire icyo n'akaragasenze niba ni musaza wanjye sheri ntabwo ari sheri wanjye pe nubwo twapanga nyine bizinesi turashaka gukora bizinesi wakora na musenzi n'iriye ubu yagushingira kontineri y'ibihumbi 20 cyangwa se gushingira iduka rya miliyoni miliyoni 20 yazikondera uriya sasa sheri rumva koko nyine ni musaza wanjye nuko gerageza inyungu turebe sweetheart umura ageze mu kirombe nuko se sheri ukuri kw'Imana ngiye guhata amafaranga mushingire bizinesi ariko nanjye sizabona ko gukoraho sheri humura pe humura nanjye usanze ngiye nyine nta mugore ntacyo umva nanjye nzakwitaho pe umva ko nshoboye kose haragira umuntu utera hoya nawe sheri sukuri ngo wenda bagutera ushobora n'abantu kuri yabo Gitaminsi ngafite umugore sinzi abafite fitina n'iki n'iki ibyo ntabwo aribyo rwose ibyo oya sheri wowe ni wenyine wanjye rwose urumva umva nanjye niwe wenyine sinzi sheri wanjye ni ukuri mugira n'ikibizo kumana guseka neza shaka urakoze cyane sheri urabona kuri kw'Imana ahubwo nugenda menye ndi busigare nk'urugo yego ariko ushaka njye nkubona shasheri humva ndahari wese ubwawe cyane rwose shimana arakuremye kwera none uryoshye nawe mugeze kubwira sheri niwe wenyine pe aho witonda umeze neza kabisa numva nishimye kabisa mu buzima bwanjye iyo Gitaminsi ni ubwa mbere muhe n'umwana w'ihoho kabisa sheri wagira ngo ni umumarayika waje kuri isi shasheri nawe wikabye cyane bimeze neza uvugisha ukuri gereka muntu mukanda nyagura kandi sinimura tuze guhura shasheri mwese ko ngiye gutaha urabona tumaranye umwanya munini ngiye gutaha n'ababyeyi babanye neza yakuze nige nyine sheri humura twongerera imwe basi sheri tuzasubira ubutaha nuko noneho utazagenda imukobwa gusa reka ngwarira deposhe witwaze ugira ahantu uze gufata akantu cyangwa se ugire n'abagenzi busengerera umenya ko yaba Gitaminsi ijana sheri nukuri urakoze cyane agenda se biceri reka nguhe ku mafaranga noneho bon kamaze ngo ku madolari kwanza harimo menshi mwego nakahagije umva nawe ndakize rwose nawe no ku manyarwanda ashaka amafaranga siko kimwe n'amayi dore yose yafata umva sheri yose nayawe zaba nandi menshi kabiri gatatu sheri umva urakoze cyane sheri kanjye koga rero ngenda hanyuma genda mubwe ngiye guhamagara umushoferi aza kurenza ijya kujyana kugeze iwanyu ntuko genda na moto